Abamotari nibo bari gutwara moto bamwe na bamwe bigaragara ko banyoye kubisindisha. Imivuduko ya mivuduko itera impanuka ku buryo ubona ko hari abagenda agakora impanuka ukibaza se uyu muntu ko umuhanda wari mwiza, ariko kubera umuvuduko yarariho gukora bananiwe ku buryo ubona ibyo byose byaje mu rwego rwo kugabanya impanuka. Nkaho ibyo bidahagije, haza gahunda yagerayo amahoro, aho buri wa gatanu hari mu masaha ya mu gitondo gutyo ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA abagomba kujya mu polisi akajya kubwira abantu abakoresha umuhanda, yaba abanyamaguru yaba abashoferi n'abandi bose bakoresha umuhanda baba barimo, akajya kubabwira uko bagomba kwitwararika mu gukoresha umuhanda. Muramwibuka akabera ukuntu yajyaga yigisha abantu kwambuka umuhanda. Ibanze rero Motari niba ari muremure urabona bari mugera ahantu hanyerera ngabaje yashobora kumanura amaguru yakoze hasi, ngo hari abamotari bajya kuri moto ngo amaguru akaba adakora hasi, none akayikwambura mu nzira zitari izo kuva wenda ngagiye no kuyorora, gufata inka ukayitemagura fashe nyirayo. Rero ibaze kuyitema, ariko mwana itekereza umuntu ari gutema inka n'inzima akayitema ibirenge akayitema ahantu hose paka ipfuye, uwo muntu wundi cyangwa se akayisiga ihumeka kuka gake kuri rwa rwego biza kurangira iyo nk'ipfuye. umuvuga ngo kagira inkuru. What are you doing? Seriously? Honestly? Reka twongere dutangire tubasuhuza mwebwe mwemeye gukora subscribe kuri Dopa Media kugira ngo tujye dukomeza tubana amasaha 28 kuri 28 kuko iyi ni YouTube channel yanyu kabisa, kugira ngo mujye muyikurikirana amasaha yose kugira ngo tubane ibihe byose. Muri kumwe nanjye Turutayiga ndetse na Datunga. Twizera ko mumeze neza rero mu bice bitandukanye by'isi. Tsabye for day blessing Dopa Media ku blessing Dopa Media bari gukora subscribe niba utarayikora, niba waramaze kuyikora gikomeza uduheshe umugisha ukora share ukanda kuri wandika commentaire cyangwa se igitekerezo cyawe munsi y'ibiganiro tuba twakoze, ndetse ujye wibuka no gukanda kuri notification kugira ngo ibiganiro bizajya bigeraho ujye ubibona mu bambere ducana ubwato twikomereza ubundi ibintu bigenda neza cyane. Ndayiga umeze neza? Mba meze neza nuko mbona abantu bakomeje bagenda bansiga nkibaza ushaka kujyana nabo. Hoya nkabaherekeza byibusa nkabageza mu nzira nkabwani murabeho. Ntabwo biba byoroshye rero. Ni impanuka navuga ko iri fatali cyangwa se ikomeye cyane yabaye mu mujyi wa Kigali, ni mu muhanda uva za Kabuga werekeza Nyagasambu. Yasi niyo impanuka yabereye, biza kurangira rero ihitanye ubuzima bw'umwe cyangwa se umumotari wari utwaye moto, byaje kurangira ahasize ubuzima. Kabona ko leta y'u Rwanda nta kitagize cyangwa se nta kitabigenje kugira ngo impanuka mu mihanda zigabanuke. Yarabanje izana ibyo bita speed governor. Speed governor ivaho izana za scovia abapolisi bikoresha, siko twabyita buriya. Abapolisi bikoresha bakora umurimo wabo cyangwa se ni ibyapa biburira nabyo. Uya bira n'ibya n'abapolisi bahana. Okay, tuveka ari abapolisi bagira gute bikoresha. Ibyo byose byaje mu rwego rwo kugabanya impanuka. Nkaho ibyo bidahagije, haza gahunda yagerayo amahoro, aho buri wa gatanu hari mu masaha ya mu gitondo gutyo ku gitangazamakuru cy'igihugu RBA abagomba kujya mu polisi akajya kubwira abantu abakoresha umuhanda, yaba abanyamaguru yaba abashoferi n'abandi bose bakoresha umuhanda baba barimo, akajya kubabwira uko bagomba kwitwararika mu gukoresha umuhanda. Muramwibuka akabera ukuntu yajyaga yigisha abantu kwambuka umuhanda, yashyizemo utu ekuteri. Ariko ikintu kibabaje k'uyu musore cyangwa umugabo wari utwaye moto, abantu benshi cyane ntago barimo barabitindaho cyangwa ngo babihurizeho. Gusa uyu mumotari yari ameze nkaho yari afite gahunda yo kwiyahura. Ikigaragara cyo cyangwa se icyo bavuga babibonye, yari atwaye moto ku muvuduko mwinshi, noneho byaje kurangira avuye mu mukono we asatira umukono wari urimo bisi yari itwaye abagenzi iva ikabuga yerekeza Nyabisindu Nyagasambu plutôt. Hanyuma rero biza kurangira ahise anasiguza. Uko witegereje ukareba ukuntu moto yarariho byonyine ukuntu yangiritse yashize, ntago umuntu wari witwaye yari busigara. Harimo abantu bashaka kwiyahura mani, hari umuntu ugenda ukabona ko ashaka kwiyahura, kandi ino mihanda ibirimo imodoka nyinshi cyane, ntago bavuga ngo urashaka kwirukanka. None se hari nk'igihe hari umumotari warantwaye, nari ngiye kumubwira ngo ihute, we agendera ku muvuduko we, nari ngiye kumubwira ngo ihute nyine kugira ngo ngere vuba. Tugeze imbere hari ahantu hari umuhanda umanuka ukuntu utanagaragara, igikamyo kita kimanukamo kita kitaka mu muhanda hagati.
gute wewe subwira none yibaze yaba ari njye utwaye umumotari ngihuta banza yaza ko ari inkangi utwaye nakabaye narihuse nkahita mpora nacyo urumva kiriya bikamyo birabye bitwara nyine wenda wowe nk'umugenzi hari igihe ufite shida zawe zo kuba ati wenda ndi kwihuta nshaka kugera iyo ngiye byihuse ariko buriya nanone nawe uri mu makosa kubera ko kwihuta ntago ari byiza ko wakwihuta ntugereyo utwagenda gace ukagera iyo ugiye ubwo rero n'umumotari we uba uhora no mu muhanda abazi n'amategeko y'umuhanda azi n'ahantu agiye kunyura uko hameze aba agomba kugira gute kugendera ku mabwiriza ahabwa n'ibyapa by'umuhanda n'ibyapa kikubwira ngo hano ni 40 ntiwemerewe kuyirenza gute ushaka gupushinga kwihuta wagenze gake ukagerayo amahoro urebye rero abantu sinzi niba bari kureba ino video y'uyu motari ukuntu moto yabaye hari n'ahantu nyine bari babaye nk'aho mu fotora video bakibona hano imodoka yamuturikije bya danimani ikigaragara cyo ntago yasambye ni kwa kuntu umuntu anyara bigahita bihwanira nanone ntago mbizi umuntu ukoza gisita bigenda bite mwana ari inyarira uri umuntu navanga inkweto ivamo inkweto ubundi hagomba gusigaramo rumwe akiyo ni imodoka biterwa n'ubwoko motari we ubwo ko waba wambaye ntuza bambaye inkweto ifunze neza ivamo mani yari impanuka y'imodoka ariko icikana hari inkweto ushobora kwambara ubwo kugira ngo ivemo igacikana n'akaguru byashoboka ariko akenshi cyane inkweto ihita ivamo motari we iyo bamugonze cyangwa undi muntu bagonze mu buryo nyine butari nkabura bw'impanuka y'imodoka we ahita yinyarira wenda icyo twashimira Imana ino mpanuka yabereye hariya ku muhanda uva ntuza ku muhanda uva ikabuga werekeza Nyagasambu cyangwa se uyu mumotari wavaga Nyagasambu ari kwerekeza ikabuga urumva ko bari no mu byerekezo bigize guteba bitandukanye kandi kiyongereho niyo mpamvu byarangiye ngamukatanye babona nyine yituye imbere ya bisi igitangaje uyu motari yaragiye kwahura n'abari bari mu modoka kuko yabitambitse bagerageza kumukwepa niyo mpamvu ndi kubana shoferi agerageje kumukwepa asatira umukingo wa ruguru iyo ngiye agaruye imodoka asatira hepfo abizi y'umuntu asatira hepfo igikurikiraho urumva ko imodoka yari bubino noneho kugira ngo gusha abagenzi barenga bangahe bose bahitane numva mwe kugenda nta kibazo kandi ikindi yarari no mu makosa nyine amahirwe wenda icyo twashimira Imana muri kano kanya nuko wenda ino mpanuka itaguyemo abantu benshi kuko kugeza ubu ngubu ikiri kuvuga cyangwa se amakuru ahari nuko uriya mumotari ari we wapfuye motari niwe wenyine wapfuye kandi ikindi yari yitwaye nta muntu yaratwaye niyo mahirwe buriya rero abagenzi buriya dukunda kwihuta ariko tujye tureba ese ubundi turihutishwa n'iki hakugira ngo tugende twihute nitugera imbere tuze kugaruka tubanze tujye kunyura mu bitaro tumaremo byibuze ukwezi wajya ureka ukagenda buhoro ukagenda gahoro ukagerayo amahoro ndetse ko wenda n'umuntu ugenda buhoro ati gerayo amahoro mu kugerayo amahoro bisaba wubahiriza iki amabwiriza n'amategeko y'umuhanda agisida nazo zibaho hari n'igihe ikinyabiziga cyaba gifite ibibazo ariko nibuza izishoboka zigire gute zirindwe kandi noneho abagenzi nabo iyo bateze moto aba yumva ko niba yateze moto itagomba kugenda nk'imodoka gerageza wihute mota ndimo ndihuta siko bameze se ni nabyo ariko nanone nyine moto ifite wenda bajya bavuga ngo ni munyura hato hari ukuntu ica no hagati y'imodoka igakomeza ariko nanone bitavuze ko ayitwara nk'uwihamba hari imivuduko hari ibyapa hari iki byose bibaha amabwiriza y'uko ugomba kugenda mu muhanda nibyo nakubwiraga ni urwego rw'igihugu rwa polisi buri gitondo ku wa gatanu bafite umupolisi wagiye kuri radiyo y'igihugu yagiye kubwira abantu ko bagomba kwitwara mu muhanda ayo masomo se bahora babaha uko bahora babashishikariza kwa kundi tubona abapolisi bahagaze mu muhanda harimo n'ibyapa harimo n'izo sofi ariko ukabona mu gitondo bazindutse kugira ngo baze gushyira abantu ku murongo bakoresha umuhanda neza biriya byose rero ugomba kubyubahiriza ukagerayo amahoro abantu benshi cyane nyine ntago kandi ikindi uri kubona turi mu bihe by'imvura imihanda iranyerera noneho hari akenya umuntu yantereye arambwira ati buriya muri bino bihe by'imvura niba ugiye gutega ibanza urebe motari niba ari muremure uzi impamvu urabona ko nimugera ahantu hanyerera ngo abaje yashobora kumanura amaguru yakoze hasi ngo hari abamotari bajya kuri moto ngo amaguru akaba adakora hasi ariko no mu guhabwa perime hari ibintu abamotari bagufi adakora hasi urumva moto itahengama nyine n'ubundi mu guhabwa perime hari ibintu abantu bagufi bagendera abaremare batemerewe nko gushinga amano umuntu mugufi mu gihe yagiye gukora perime arabyemerewe
ariko umuntu muremure ntago bashobora kumwemerera gushinga amano. Niba uhishinze amano urahiye. ashinga ibiki Agomba gushyira hasi kuno. agago kari agaciro. Reka wenda tuve kuri ino nkuru, ubwo ni agisida cyangwa se n'impanuka yabereye mu muhanda uva ikabuga werekeza Nyabisindu cyangwa se uva Nyabisindu ubwo werekeza ikabuga, byose biba bishoboka. Aho moto rero yari itwaye n'umumotari, ni moto yari ifite RE 594Z yakoze agisida cyangwa se yakoze impanuka, biza kurangira anahasize ubuzima nyuma yo kugonga ikibisi cyari gitwaye abagenzi gifite RAE 431 ga. Mbonereho no kubwira n'abagenzi bavuga ngo moto ni nshyashya, ntabwo natega moto ishaje. Bajya bamenya ko moto nshyashya ariyo yirukanga. Ahubwo bajye bareba umumotari ushaje. Umumotari ushaje na moto ishaje ugeze ajya yikurura nigende. Ibyo byari ngabwe by'abafundi. Ubundi wigiye kwaka ikiraka cy'ubufundi ugomba gushaka isarupeti ishaje n'umwiko ushaje, bya bikoresho nyine bishaje ku buryo ugera ku ntuza handi ku ndege bategera bakavuga ati uyu nguyu experience nayo tumubaza arayifite. Oya nanone hari igihe uzana ushaje akagukorera ibintu bishaje nyine, akagukorera ibintu bishaje. Oya umuntu araza akakubwira ati kwamakuza bahubaka njye narahubatse, convention narahakoze, bubaka ki stade Amahoro ivugure nari impari, gutumwima akazi kandi ubona imvi zagiyemo na sima. Nese umuntu ko ashasho n'ubwonko ntago bugenda bugira ikibazo. Okay, reka duhindure ingingo twerekeze mu ntara y'Iburengerazuba guri mu karere ka Karongi. Undi mu Rwanda hari ukuntu tugira gutya tukubaha amatungo, ariko iyo tugeze ku nka bari ibindi bindi. Abari ibindi bindi buri umuntu uza mu kiraro cyawe agahemukira inka yawe, agufashe wowe nyirayo ntamwe yakugirira. Karakaje urabona irango kuntu. Ubundi abanyarwanda baravuze ngo kubita imbwa ngo abashaka shebuja. None yibaza umuntu wavuye kumbwa akagera ku nka, abashaka iki? Abashaka ubuzima bwawe. Inka buriya njyewe uziko naburana, niyo mpamvu bura kenshi cyane ndanga n'inyama. Inyama zuzangiri kandi Imana yararemye amatungo ngo nyine hari nk'igihe ntareba wenda iyi nka buriya mu bihugu wenda nko mu Buhinde ntago inka bajya baziryamo inyama nk'uko uri kubivuga nawe. Urumva ko njye nshobora kuba bo baranayisenga. Mu Rwanda rero naho hari ukuntu inka ari umuco cyangwa se dufite aho duhuriye n'inka wenda ntabwo bivuze ko turi inka, ariko abanyarwanda bafite aho bahuriye n'inka cyane ko no mu ndamukanyo no mu iki umuntu agusuza akakubwira ati gira inka ukumva urishimye. Dufite na gahunda ya gira inka mu Rwanda, umuntu yaguhaye inka baguhaye ubuzima, cyane ko buriya bajya banakubwira ati kabyara wabyaje inka. Urumva iyo wabyaye n'inka yawe yabyaye umwana abona amata akaba ameze neza. Umuntu rero uzaba ufite inka yawe agashaka kuyikwambura n'undi akayikwambura mu nzira zitari izo kuva wenda ngagiye no kuyorora, gufata inka ukayitemagura ufashe nyirayo rero ibaze kuyitema. Ariko mwana itekereza umuntu ari gutema inka n'inzima akayitema ibirenge akayitema ahantu hose bakipfuye, uwo muntu wundi cyangwa se akayisiga ihumeka kuka gake kuri rwa rwego biza kurangira iyo nk'ipfuye. None ukambwira ngo njye mwana niyo mpamvu mbikubwira, hari umuntu ushobora kunkora ikintu nsinengeze ko leta iza kundeba cyangwa kwihanira ze nkahita nihanira. Icyo gihe nawe wisha amategeko nta kibazo. None se umuntu mwana reba ariko umuntu nyine ubimenya ayo mategeko yari kugukosora, kandi wakabaye wenda wamujyanye mu mategeko sibyo, wamugeza mu mategeko bakabikurikirana bakamuguhanira. Ntabwo ari ushinzwe gushyira amategeko mu ngiro. Sinshobora wenda cyetse amahirwe wahise bamunyambura agatabujyana, ariko wate aho kugira ngo uteme inka kuriya watema njye mwana. N'ubundi nibyo nakubwiraga, umuntu watemye inka kuriya uretse ko abari n'umutekinisiye bura kwica inka, umuntu wica inka kwica umuntu nta masegonda, kubera ko ibyo byose inka irusha umuntu imbaraga. Imeze inka irusha umuntu imbaraga. None yibaza umuntu uza mu kiraro akica inka, uwagufasha ibyo yagukora ntabwo ari iby'i Rwanda. Ibyo turi kuvuga rero byabaye ni mu karere ka Karongi, ubwo ni mu ntara y'Iburengerazuba sibyo, mu murenge wa Rugabano. Byabaye ku itariki ya 16 za kuno kwezi. Urumva ko ni kuwa gatandatu hashize. Nibwo rero umuturage bita Prote Hakuziyaremye abyutse asanga inka ye bayitemaguye mu kiraro. Biriya bintu rero ariko buriya iyo ibintu bibaye muri quartier ntiyabura abakekwa. Ako biriya bintu rero nge nshobora kubihuza n'abo bantu mu bintu bya genocide kera. Biriya bintu ntabwo bari ibintu bisanzwe mani.
ntabwo bavuga ngo umuntu nyine umuntu utiyumvamo ibintu by'ubwicanyi yaza agatema inka. oya uriya muntu uba waje gutyo mu kiraro agatemagura inka akayigira intere paka inka ipfuye, nakubwiye ko ku muntu ibyo ngibyo yabikora nko kuzimya buji, kubera ko kwica inka bikomeye kurusha kwica umuntu. none ukambwira ngo uriya muntu umufashe njyewe nk'abantu babaga inka mu mabagiro yemewe, kwica inka ni ibintu babanza bakagira gute bakajya kubyigishwa. none ibibazo umuntu ubikora atarabyigishijwe baba ari mubi cyane. mani reka mubwire uriya ngiye mufashe napfa kuba namenye ngo n'uyu atari ibintu byo gushidikanya. mura sinjya nkunda kuvuga ngo ndakekera. uwo mujinya wawe rero uzakurenza amategeko, kandi nukurenza amategeko yazakureba. kwihanira mu Rwanda ntabwo byemewe, azandeba ntabwo byemewe kwihanira. ariko njyewe ntabwo umuntu ashobora ahubwo byarutwa njyewe ukankora biriya nyine kugeza ubu ngubu uretse gukeka, bari gukeka umudamu bita ngo nyina w'abagesera Jeanne, umudamu nawe nakasamutwe. ibaze none kiramutse kimuhamye umuntu w'umudamu kwica n'igihoro. reka mubwire wenda hari ibindi biti ukaba waroga inka n'ibikigapfa, ariko none kwica n'umuhoro n'ibindi bintu. uyu mudamu rero ukuntu byagenze ngo yagurishije umurima no bita porote, amaze kumugurisha akajya asubirayo kwahiramo ubwatsi. nawe gateka suko umurima wawugurishije ukaba ukiza kwahiramo. undi nawe aragiye gute amufungana umutwe, aramubwira ati iyo nka yawe uzabishima utakifite. birangira inka rero ipfuye. niyo mpamvu uwo nguwo nyine uri gukekwa uba ari mu maboko ataraye. oya njyewe buriya aya ni igihe umuntu azira akanwa, buriya umuntu wazanye kamera ugasanga kuvuga gusa ari byo azize, ugasanga ari n'abandi wenda babikoze. niyo mpamvu muri kano kanya ari gukekwa. buri umuntu wazanye kamera yarakoze. njyewe urugo rwanjye rwose tayeho kamera nkabona niwe waje gutema inka. nta no kubyuka mvuga ngo iki n'iki, mva kuba mu mashusho nyafite naza nkahita nkuniga. ibyo se kari iby'abanyamujyi, ubwo bazajya gushyira na kamera mu rutoki. abandi hari ikintu wumva ugahita njyewe undi ndimo nakora ishusho uwo muntu ari gutema iyo nk'ukuntu yigiraga. ariko ye banza ari gukora iyo shusho ndi kubibona ubundi. nta nubwo ndabona wenda ahantu bica inka yabo mu mabagiro yemewe na hehe, ariko kwica inka biragoye. uzi ko bura no kujya gusa byonyine n'agakwavu kugafata ngo ugiye kukica wenda uteke wirire, nabyo ni ibintu bisaba umutima ukomeye. kwambura ikintu ubuzima bisaba umutima ukomeye. ntabwo ari ko bavuga ngo ugiye mu rutoki ngo uratema igitoki. mpamvu nzanga inyama paka pe koma ibaze kwira mani n'abantu batagira umutima. burangiye njye nirukanganye n'umuntu nkabona nyine ni umuntu uteye impuhwe, twari dufitanye ikibazo ikavuga ni gendere nuzawe gendere urumva. reka tunasoreze hano ubwo ngubwo wenda icyo twabwira abaturage ba hariya za Ngororero nanone no kugira gute gukaza umutekano n'amarondo. ese iyo nka barayitemye ntiyataka kuki batatabaye? rega inka iyo isante mu bitotsi ngo kwakunda ntago kagira inkuru nk'isanze mu bitotsi. inka irasinzira se? inka irasinzira mani ntabwo ujya wumva inka ivuga ngo ibyo ni ukuza. oya ibisinziriye yaranarota n'inka mani. oya zikarota igira ite? Jabresi nyagasana komeza barinde. Don't forget to do what? To subscribe kuri Dopa Media, share and comment, ndetse wibuke no guhitinga kuri notification kugira ngo tujye tubana ibihe byose. God bless you. Mani bamugisha.